Abakire bo muri Rubaya DRC bari kubyinira ku rukoma baceza batamba bizihiza ko nta nduru cyangwa se nta masasu n'ibibombe bikiri guturikira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kuri iki cyumweru aka kanya bateranye barangiza baraganira barangije basenga Imana bashima Imana. Tugiye kureba ibyaranze uwo muhango hano kuri Habineza TV. Mbahaye ikaze, kora subscribe ubane natwe mu biganiro ujye ubasha kudukurikira uko bukeye n'uko bwije. Mbahaye ikaze ku buryo burambuye. Ikivugwa ni iki? Haravugwa hati Rubaya muri DR Congo, known for its valuable cotton, is now peaceful since AFC M23 arrived. No more bombs or war, life is back, and the Rubaya SDA Church just launched it. Abiyemeje kwaya. No kuvuga ko muri Rubaya hari amahoro mu gihe M23 AFC imaze kuhafata. Ikindi bakaba bavuga ko nta rusaku cyangwa se amabombe akomeje kuvugira muri aka gace ka Rubaya. M23 yatangaje aba bakire bo muri Rubaya babarizwa no muri iyi kwaya ko bakomeje kubyina bishimira intsinzi ya M23. Reka turebe akadiho kabajije tafranga nk'uko AFC M23 bivuga bo muri Rubaya uburyo batinya akadiho bishimira amahoro n'umutekano bafite muri aka kanya. Reka tukarebera hamwe turagaruka twe dusoza. Yego mwese mwabibonye rero ndanabashimiye kuko inkunga yanyu kwa subscribe fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Ikindi wandike muri comment na sharing bagenzi bawe uko bimeze, update zose ku bijyanye no hakurya ndetse hose update mu bintu cyari byose mushaka mutubwire tujye tuzibagerezaho ku gihe. Ndabashimiye, njye ndi Abu Dhabi, Habineza TV. Murakoze.